niyemera nikize ntabwo niyemera ahubwo abantu babivuga bo baranyemera nge ntabwo niyemera ahubwo ndemerwa ako ntabwo nemerwa nka Yesu Kristo ariko se nawe nakwiyemera niyemera nzakwemera se bira byose nzaza niyemere nindagiza kwiyemera mbone kukwemera kasi nzagwa iki none asigaye muri bitangaza mana we ugeze muri kete babikubwira bigeze none wazuye umuntu ahubwo usigaye naramwondoye ndavuga ati rero wavuga nzaje kurwanira izina n'abucuma bw'amagambo reka niyitire ikigunguru cy'amagambo wibera ikigunguru cy'amagambo rwose mu kidagama cy'amagambo none sinabwo wabyumvishe mu byahishuwe Yohana hagiye kuzaza umuntu nagasafuri Kigali Imana iguha umugisha ngiye kuyihagarika nose uransetsa ndagusuje ukurikije Breverin TV uyu munsi nta kandi nakazi kandi kaba gakomeye tugomba gukora kandi tugakunze mwagiye mudusaba umunsi ku munsi kutugati nyaboneka more bagapfupa waburetse kwareka nk'isubiriza abafana waburetse rese ndaguhumba udatuma abantu baza ngo ati none bya bintu byose bishize hanze so n'umva ngo ni gafupi nyine muramuzi ni ko abayimera nyine kuri stage ni gutyo mutonde nkomeze muri we muri toilet ni gutyo muteguro nyine umeze nta kuri nyine niko tugomba kumwakira iyi rero ni Breverin TV ni kwizera Kipolo umuhungu wanyu Vandrateur Mediateur ubwo nijye kwizera Paul mujya mwumva rero hagati rero jya kuri Breverin TV kurikirana ikomere cy'umutima ni filime irimo irakora ibintu muri no minsi haba kuri social network zimwe na zimwe irimo irakora ibintu kandi tubona ko umunsi ku munsi igenda izamuka ni filime yateguwe n'abanyenkambi kirimo n'abanyenkambi ariko ifatanyije n'abandi bakinnyi bo hanze benshi cyane ba Margarita ba Rugamba ba Joe Morgan abandi bose n'abakinnyi bagaragara muri filime kandi filime imeze neza n'impano nyinshi zitandukanye zo mu nkambi rero ni za mpano tuba duhiga umunsi ku munsi naramuzaye ndamubereka ibyo ashoboye icyo gihe namukoresheje interview ari kumwe na Mr. Yakamwana uramwibuka mwari kumwe mukora interview abantu benshi bagenda bamereza comment tutubarura umwana umugarure so none umunsi namukuzaniye kugira ngo aguhereze ibyo atunze ibyo afite no munsi rero kimara kubona no muri yacu tuduhereza comment tubwire nuko utabizagenda uduhereze like dukorere share subscribe yawe ntuyibagirwe umunsi ku munsi nge nemera Imana nawe ubwo ufite ibindi wemera niba wemera Imana rero dufatanye kandi dusengere ibihugu bitandukanye murabizi ko muri Uganda ubungubu abantu ibintu byakaze imyigaragambyo ya danger n'amakuru nayo ugomba kugenda umenya umunsi ku munsi muri Ethiopia ibintu byakaze naho ibyo byose n'ibihugu bigomba kugenda musengera umunsi ku munsi reka twigarukire mpumvura ko n'amagambo bose reka twinjire muri intro tumeze neza ndi kumwe nawe Mr. no wase no gafupi bamwita gafupi karekare cyangwa se kigunguru cy'amagambo uko ushaka kose umwita uko nguko apfa kubona gusa abayeho kandi akaba yibeshejeho gafupi tukirahogana ibwira abantu rero mu buryo none bya bindi byawe nyine njye mbere yuko nibwira abantu ubu nakumvisha uko uvuga niba ari production ndakumva neza ngo mbahereze ibintu mfite wivuga ngo mbahereze ibintu mfite bimwe mu byo mfite kuko noze baye ibyo mfite byose natambiti natanabunusha ahubwo n'amakuru nayaba ubwo nagenda utese bahereza muri bimwe mu byo mfite n'abandi ngo bezere Imana ngo nawe ufite icyo wizera se bivuge bizera iminsi suko urabibagiwe ntabwo twaje bakubwira se naje bakubwira rose urabibagiwe abantu bizera iminsi mwe hari abantu basenga umunsi basenga Imana rose ibyo ni n'abandi basenga Imana basenga iminsi rero ni bere muri abantu basenga Imana noze ibyo nibyo byiza nyine noze uko ariko gafu Yesu akuze none ni biri nambwiye njye ntatoro ntasenze Yesu akuze iteka ryose nyagasani Yesu nabare nawe kandi muhora amahoro y'Imana Naraze mugeni yidisi assalamu alaikum abalaikum salamu assalamu alaikum abalaikum salamu barakatuh kubyese kwa twiga kare babombo baretse kwa twiga munari ku musiramu barakatuh maranata mami Yesu nasi kadatonze dabintu umunsi w'ubuneza dabintu byagarutse none munyumbi uzibintu byambaye ariko byo muri televiziyo nasi mpamvu nakubwiraga ko ndi busy cyane wakekaga ko nari busy ni
ntabwo wabibwirwa n'iki se abeze se kuba wigurukira ngo uratwika ariko ngo Kristo ariruka shamenya umuntu ushaka kuguruka. okay ubonye ni gafupiri gutyo twinjiye muri intro yacu ni gutyo dutangiye ikiganiro cyacu kandi kimeze neza sikariko kibuze kuryoha yo gafupi yahageze aba yahageze koko abaje kuhatwiga ahubwo ngo uriyeme niyemera nikize ntabwo niyemera ahubwo abantu babivuga bo baranyemera nge ntabwo niyemera ahubwo ndemberwa ako ntabwo nemerwa nka Yesu Kristo ariko se nawe nakuyemera niyemera nzakwemera se bira byose nzaza niyemere nindagiza kwemera mbone kukwemera kasi nzagwa iki none sigaye muri bitangaza mana we ugeze muri kete babikubwira Yesu none wasuye umuntu wasuye umuntu ahubwo usije ko naramwondoye Mr. Gafupi nuwonyine nakundi ni gutyo yitere hanyuma Gafupi tukikora ira interview tukirangiza hamwe na Yaka nakeka niyo mahirwe rubone guhora n'umustar meze nkakuriya Yaka n'umustar twese tubyemere n'umustar pe aho utabyemera haraho avuye naho yageze hanyuma wowe tukibara gukora interview imeze kuriya feedback azavuye meze gute cyangwa se comment z'abantu bagiye bakubwira zimeze gute abantu barakumbwira nyine abantu benshi barakumbwira nyine ibyo byongereza nyine kubakigiye carina bivuze hano undi mugabo wabivuze ngo cyatwageza ngo bakigiye mu Bushinwa Bushinwa basigaye biga icyongereza bakiga gupirata ibintu bakiga no gukora iki ibyo byose ntabwo aribyo bivuze rero njye nakubeshye nyine zavuye muri fresh kabisa cyakoze abantu bari kumbwira ati ewana kabisa komereza hari ukuntu abantu bagiye bavuga ati uno mwana afite impano siko ko nawe urimera ko ufite impano ntabwo niyemera ahubwo mbyiyumvamo impano ndayifite imana ubundi nta muntu utagira impano ndagutera sitari n'ububyibuka turi kuza imana yafashe ubusaro 50 gore 50 kore ibyo se niki kandi ubusaro magana ntibuka neza 50 kore rero none imana yadufata utwo dusaro twose iravuga ati nguke anapate sagrumino Mungu satani none imana yatubwira ngo kadusarira tujugunye none njye nari kwitambukira ntazi byari nyine utwo dusaro ni impano none njye mbe nasamye nyine ndeba hejuru ndebe utwo dusaro nari ndi kwayo mbe nayo agasara kaza no mu kanwa ngo ba rero cyo kubi icyo gihe ako gasara kagenda kanyuza mu kanwa neza ivata ryose rishiramo asigaye dore mu mbuge sasa n'imashini twayaga imashini zadigeraho yirangiye kudoda ikigera izazi gero nari nazi stop nabumarize Airtel none basamene namize mashini gari ni uravuga ko ubundi twasanze ubutumwa bw'amagambo ari bwinshi kuri izene gasana ndavuga ati rero avuga nzaje kurwana izina n'ubutumwa bw'amagambo reka nitire ikigunguru cy'amagambo wowe wibera ikigunguru cy'amagambo rwose mu kidagama cy'amagambo None zinago abyumvisho mu byahishuwe Yohana hagiye kuzaza umuntu nagasafuri Kigali Imana igumugisha itamugiye kuyihagarika nose uransetsa nose ubugiye mu mwuga none se reka mwibarize ubu nceceke nk'icese abantu bakurikira Brave Lion TV none bajya bareba Brave Lion TV nk'umuntu wicaye bathroom umuntu muri wese muri toilette ni utavuga guseka none yarwaye impiswi beze niko ushaka ko abantu bakurikira Brave Lion TV bamera reka no uba wansekeje man wansekeje byatari aseka Afurika nkubaza ubundi uri mu rugo nyine wicaye mu rugo bari bameze gute none umugabo aransekeje umwaka byara none se bameze nyine bameze ni fresh nyeto bameze abafunze bwuma imitima yabo ni umweru bose nta kizenga kiriho wabashwanyukije koko ikibazo cyane bose tasibike bagiye bise nyine ntabwo kabura ari nyine ndebye umuntu ari kuryinyo nyine ngabagatiye umuntu none hora nakora iki ngo aseke agatekereza ubundi urugo hari n'ibyo nivugira agajambo gasanzwe nkabona barasetse njye numva ari ibintu bidasekeje ni nk'umuntu arakaye nkavuga
aheze wowe urakara nyine ugatomboka nka wese ugahita ubona ko kuratombo turasetse nk'aho karabaye ko turahatwitse wapi ntabwo mba mbatwitse icyo gihe nyine nta kiriti mba mfite ako ugifite wahakongeza ntabwo nahatwika batwike se nsigara ndipfubye ndabizi ntabwo nahatwika iryo ni ryo kosa rya mbere nakora okay hanyuma agafu hari ukuntu abantu nk'abo ngabo bafite nk'izo mpano zabo abantu benshi baravuga uriya ni umunyamagambo uriya aravuga whatever we nta bantu barakwinubira ati wenda uravuga cyane wenda iki ibintu nk'ibyo amagambo ndayagira nzandike message narikiraga icyo ni icya mbere nguriya ngagira amagambo hajya bavuze ngo ikindi ni iki ngagira amagambo ngo aravuga pe none nzakoresha SMS ndabizi none hagira amagambo tugagira umuntu harya bavugira mu kibono avugira mu manaso ngomba kuvuga mu gihe mfite umuntu wese biragiye uravuga nibiragi imana ningiye kiragi nzakoresha uvuga zibiragi gafu ubushize tukwakira wogeje match arakubise match none ndavuga nti n'umwana aranyemeje maze nayogoje neza umva bari maka nabina mbona umwanya noneho wegereze match batwike none nta kintu ndi bukwime uyu munsi ndagize ngo nkwisane kuri breve twisekere ubuzima bwacu no kwisekera niyo mpamvu bati ifata uvuke wogeze match ushaka ndifasha microphone kuko n'undi munyamakuru agiye kwangeza match nta muntu umufasha microphone haya tuwaye kaze kuri Old Trafford Stadium akipe Manchester United igiye guhura n'ikipe ya Chelsea the Blues mu kibuga cya Manchester United mwiza makari muzamu David De Gea zanze Cesar Chambuye muri defense aho witanga kuri kane akaba umusore Victor Nelson Lindelof ndetse kuri gatanu akaba umusore Harry Maguire kapiteni kabisa umusore w'umwongereza ugira uruhande rw'iburyo hari umusore Aaron Wan-Bissaka ndetse urw'ibumoso akaba umusore Alex Telles hagati mu kibuga hakaba abasore babiri imbere yabo gatoya hari umusore bita Freddy ndetse n'umusore bita Don van de Beek umusore rwose ubona ko ari mu mavuta ubona ko ari umusore mwiza cyane uzi gutsinda ndetse uzi gutanga pasi nziza cyane mu gihe batatu bari imbere ari abasore bita Bruno Fernandes ndetse na Marcus Rashford ndetse n'umusore nka Anthony Martial wataka ni Edson Cavani Matador mu gihe mu kipe Chelsea the Blues mwizamu ari mu muzamu bazi nka Edouard Mendy Kiganza ndetse mu defense akaba umusore bazi nka Katsuma ndetse na Thiago Silva uruhande rw'iburyo akaba umusore Cesar Azpilicueta rw'ibumoso akaba umusore bita Ben Chilwell ubona ko ari umusore rwose uri muri forme ubona ko ari umusore ufite impano yo gukina kabisa mu gihe hagati mu kibuga ikipe Chelsea ari umusore N'Golo Kanté umusore w'umufaransa umusore rwose ubona ko atari n'urukara ndetse yabaye nka Breford ndetse hakaba hari n'umusore bazi nka umusore muzi cyane kabisa reka turebe batatu bataka mu kipe ya Chelsea the Blues harimo umusore bita Christian Pulisic ndetse n'umusore Hakim Ziyech ndetse n'umusore Tammy Abraham haya reka turebe ikipe ya Chelsea tandukanye mu kipira neza cyane fata umupira atanga umupira kwa Pulisic Christian Pulisic atanga pasi ashaka Kai Havertz atanga umupira asubiza inyuma neza ashaka Katsuma Dentro Martial atanga umupira neza atanga umupira kwa Bruno Fernandes atanga umupira kwa Freddy atanga umupira kwa Martial asubiza Freddy kwa Rashford yinjira mu rugo rw'Mayina atanze aragushota Poto kipe Manchester United itangiye kubita poto ku munota wa gatatu gusa Manchester United ubona ko ari ikipe sharp ifite abakinnyi bazi gutsinda ndetse ifite abakinnyi bameze fresh kabisa Marcus Rashford aragaragaje uburyo bwiza butera mu izamu kandi ukora ugatunga umuhanga cyane Mendel Bagade wa mbere kuri Isenya Gasani tunze umugabo bita Edouard Mendy umugabo w'umunyasenegal kabisa ubona ko yigaragaza mu kino kundi haya reka turatanga umupira sa Katsuma kwa Thiago Silva atanga umupira ashaka kwa N'Golo Kanté akwimishwa arashora ibibiriti N'Golo Kanté imbere y'izamu rya Manchester United rahuye aratukomore TV nziza kwisi hose fata umupira N'Golo Kanté twiragize indangara z'abadefanseri n'abamedateri n'abamaniyu akora kontra-atake y'ubwenge kwimishwa arashora ibibiriti arashwekura ashinze ku muyaga pasi nziza kwa Christian Pulisic
umukomedian mwiza isi yatunze. Gafupi comedian, umukomedian mwiza isi yatunze. Tarawenza. Arayiye ko. Hadashas. Wahise vitezera bikwemberera. Ariko tumye ndangiza match man itishi. Oya natizishira ubuta. Izishira ubuta. N'ubundi ushize aratsinze. N'ubundi ushize aratsinze mu Chelsea aratsinze. Kimwe. Hanyuma gafu. Ibi bintu bigufata igihe kingana gutegera ngo ushobora kuba wabyigana. Nje nta nubwo bintu hari igihe kirekire. Ndiwa muntu ufata vuba ngewe rero buri. Uturirimbo, utuntu utuntu nyine nk'utwo akantu numvisha kose. Nje biragoye ntabwo iyo nitaye ku kintu nje ntabwo byarangira nafashe amakara. Hanyuma se gafu. Tukira aho ngaho hari uburyo impano z'inkambi zigaragara. Mwebwe kuki mudashobora kuba mwagaragara murebwe cyane nk'uko abandi bose babikora ubona biterwa n'iki? Bo ikintu cya mbere kitwica imbogamizi ya mbere mbona mucyongereza bavuga vegetable root imbogamizi vegetable root vegetable si imboga root ni iki? Imizi wabifatanya bikaba imboga mizi vegetable root rwose sibyo vegetable ni imboga vegetable root imbogamizi zihura nazo izo mbogamizi rero nta kindi ni amafaranga money amafaranga niyo kibazo nyine mu gihe nyine nta mafaranga tuba dufite ntabwo twaba ibyamamare natwe ngo tugire mu gihe ntaba ariko kwamamara ntabwo bisaba amafaranga papa wanjye ntabwo bisaba amafaranga bisaba imana turayifite ikindi bisaba amahirwe nayo rebye amahirwe nyine dufite turafite nyine tunabona nta mahirwe dufite kuko no kuba gusa nicaye hano nashinze agatafari kanjye kuri kano gatebe ibyo byonyine ari nta mahirwe nagiriwe amena ndatuma njya mu bya Bibiliya mbabarira none ikindi kintu nyine wenda ubwanjye ku giti cyanjye in myself icyongereza ngagana mizi umuzungu in myself kintu nakwisabira njyewe ndisabira basi abaterankunga bakuremere basi mu ndemere mu mbabarire forgive me please forgive me pardon monsieur je demande la permission d'aller à la toilette ariko nanjye abagenda gusabira bahora bakurikiye Brevera TV ndasabye rwose no muhungu mu muremere impano yigaragara mu muremere umukore bishoboka byose impano nayo igaragara ndakuremeye batazagira burya ngo ni n'ama comedian gusa nzagira burya n'ibintu by'inuza ibintu bya kwatinga filime nyine tu amaye nka data Chora kujya muri filime yawe ikaryoha nyine tu nubwo utayiryaho iryo wumva ko nimeze naho ubundi wanze sipoza no kurukira iraryoza kuri gukina tereta umukobwa ubwo ngiye kwifata nyine nyuma nagiye gutereta nagazana nka bya bigambo ndikuzana no kuri kamera ngiye kuba ewana seriye mwihangane bakundi ibigambo byanjye mwihangane muri aka kanya ngiye kuba nigize seriyeze ngiye gutereta umukobwa ubwo no musere ngiye gutereta so nitwa Gafopi nyine tu nyine iwacu ni harangire tu dutuye harangwa ndagihembe nyine tu nyine tunakunda gukunda ikigufatira jibye ubunatari kuza nawe nkoze niterete ariko kubona ariko kumuzwa muri sikari naragukunze rwose ikigufatira jibye none ikimenyetso kigaragaza ko mukunda ikinyameye nzorokoje kandi ikindi nyine cyane ukuri kw'Imana rwose n'impamvu nabyibuha nuko ngukunda uzi ko iyo ngiye kuri wese ni ukuri penda kumva ushatse nura mukunyanza umva uramutse unyanza ziyahura oya ntabwo nakwiyahura ntabwo nabishobora ariko se kamo ukuri gukina urimo urakina nk'umuntu nyine utagira gutereta hano urimo urakina usoma bimeze gusaba imbabazi wabivanga vanze ariko se nose iyo tereta usaba umukobwa imbabazi rwose mbabari uramutse umwoyo wawe abantu batavuga umwoyo bagakia kibini nyabo ni umutima mwoyo mu Kiswahili natengeneza Kiswahili na kijua sana tutatengeneza tukakijua hanyuma gafu ubushize dukora interview hari amagambo agiye gukoresha abantu benshi bashobora kuba banayibagiwe harimo ngo igishinwa iki ibintu nk'ibyo ibyo bintu by'ubwo igishinwa ibyo bintu byo bavuga cyangwa kubeshya nibyo roza uzajya ku mushinwa umubwira ngo azatangura bisobanuye iki ngo muraho yego turakomeye nta kiratini ikiratini baravuga ngo
hariya kiratira no ubwenge nyibuka ntabwo nariye gome nyinshi ngiye niga muri filime n'icyo gituma ndakunda kwibagirwa naravuze ngo uhitwa Faturuka nabasubije mu kivandimwe uhitwa Faturuka nabasubije mu kivandimwe uri chef wazo koko iki inka yawe okay gafu reka tujye ku musozo kino kiganiro kugira ngo wenda n'abakurikira breve tutaza kuba board ari umubazi kazo kanyu ubu ngubu ubuzima bwafite imyaka ingahe ubu ngubu ya ntabwo nshaje nta nubwo mvuze cyane ubundi uri hagati afite uri muri 30 na 70 yego ku myaka ufite yawe baramutse bakavuga ati Gafupi tugiye gukora ubuzima bwose yaciyemo neza tuyishyira hano muri gare abantu bari ubwo buzima bwa Gafupi iyo filime bakunda kuyireba muri gare wahagaze ubuzima naciyemo sha ntabwo nabyemera ubuzima bwose ubuzima naciye mu buzima navuga ngo naciye mu buzima butari bwiza cyane butari nabu sha nuko nabivuga nyine tuyigira filime ukagera muri gare abantu bakayireba nawe ukayireba no nta nubwo nakwemera ko abantu bayireba natege navuga ati ntabwo nshaka ko filime yanjye muyishyira hanze mbese no kuvuga ngo suppose ko yasohotse noneho wayikinyira sohoka iri hanze hari umunyabwoko uri kuvuga ngo ubuzima nyabwo uyu ni umustar uzwi ku bikorwa akora runaka byaba cyiza cyangwa bibi ibyo ntabyo bitwaye uwo ninde nitwa Eriba Ginyonza ndabashimiye okay shyiraho undi noneho undi bamwita mukora kwiga ngo yatanga ikiganiro bamwe uriya mugabo ariko yita Ismaël Mwana France mwigana twumve neza kandi yavuze wazundi uhinja n'umuntu utekereza vuba ndetse ufata imyanzuro vuba umwana akora ibintu bishoboka byose kugira ngo umenye icyo akeneye ibaze mu binyejana 500 ubwo iyi si yacu iza gutuwe n'inyamaswa nyinshi ndetse n'imodoka nyinshi twese tugenda hejuru y'imodoka ndetse n'inyamaswa zigenda hejuru y'imodoka tekereza uko isi izaba imeze uyisugira ubwoba nanjye nuko koko okay hanyuma rero twari kumwe turimo twikora ikiganiro yari Gafupi kiguguru cy'amagambo aramena nande ariko Paul arakari kasero wavuze Kanyabunzi Marisiare Anthony kiguguru cy'amagambo iki ni iki waki byose waki Paul kaza mubwira hari agastori muri rako ariko ikanageze ku bantu bakurikiye Brave TV babarira mbivuge abushyira hanze hari umugabo cyakoze mu ndajya kugisha ukuri yavuze ngo ibanga nicyo yibagiwe nicyo tazi nanjye nuko nteye ubu nubona ko ibanga ryawe ryakunaniye ukarimbwira uzatumenya ati noneho ugasiga byose agiye kubishyira hanze isaha uzabisanga hanze atari hanze y'inzu hanze zuko navuga ni hanze y'isi ni kwisanzura boro rero kanza kugira kipolo kipolo akafite amazina ko njyewe rero nahindi kuza mu by'ukuri njye kamvuga iyo nkuru yamabaje nahuye n'umuntu ubuno turi ku cyumweru nahuye n'umuntu nukarambwira ngo se mwana nyine nagukunda kumbona nyine tu uko ndi ko nambaye neza nawe usenga ku cyumweru namusubiza ati rero njye sinsenga ku cyumweru sinsenga umuti nsenga Imana umudive icyo gituma umwana abadive sinzi pe ndabakunda mfite na famille y'abadive iko sinzi nyine tu ibintu bishiramo abadive bibagiye ko ari bo bishe Yesu umwana bose abayuda barabadive umwana oya ariko uretse kubwira Gafu aho nabwiye guteza polemique hagati y'amadini oya nta polemique mbuza ariko reka mbivuge nidangiza abayahudi barabayisiraheli abayahudi se nibo bishe Yesu yishwe n'ibyaha byabo Yesu yishwe n'ibyaha byanjye icyo gihe nari navuka nakoze ibyaha nari navuka se ako umuntu avuka icyaha cy'inkomoko inkomoko wamushinga ngo nuko icyaha cy'inkomoko oya akaze mu gihe ngo bizo niba data nyine yasize Yesu kino yasize we nyine yasize ibyaha ariko ntago yose niko kamwishe yishwe n'abadive n'abayahudi yishwe n'abadive yishwe n'abafarisayo
barabaki abadive basiga kwa gatandatu. okay urakoze cyane abadive nabo batana noneho rero dore ikintu cya mbere ukuri kumakanya kaze kumbwira impamvu ubundi abadive aribo bishe Yesu Yesu apfuye ku wa gatanu abadive ku wa gatanu ku mugoroba abadive batangira isabato ryari Tangira isabato ku wa gatanu ku mugoroba kandi ubwo rero ukumva bari kwizihiza Yesu yapfuye nyine bari mu guserebura Yesu ku wa gatandatu yirwa mu gituro bagegeza barasenga hagati Yesu yapfuye reka twishime bumvise ko Yesu yazutse ku cyumweru bahita barikira gusiga kubera ko batashize ngo tujye turangiza isabato ku cyumweru bakayirangiza nanone ku isabato kandi Yesu yarasutse ryari ku cyumweru Mana ibyo bintu Mana ubyumve neza mwana ubwo reka nsaba abantu bakurikiye Brave Lion TV base kudufasha hanyuma dushakire bajye imbizi na gafupi igihe ibyo simbigiye dore bakagira Imana ngende mbere Imana mu rukumbi yere mu ijuru n'isi hanyuma ro gafupi reka dusoze cyo kiganiro kandi bakoze kutwitaba sawa namwe murakoze kunkoresha ariko n'abantu mwese mukurikiye Brave Lion TV nyabona mumbarure mumfashe nanjye nibone ku rwego rwo hejuru ubu nanjye mbadihe hirya no hino mubigizemo uruhare nta umusitari nanjye nkagira icyo nimara mu buzima bwanjye ntabwo byari byiza Mana kugira naho ngiye avuye ngo nangure mu nsikope yasenaje urumva atari ikibazo abwiye mbere namwicaye byo kogoshwa nyabona mumfashe munzamure ewana ntabwo nanjye nazabibagirwa kandi mbahoza ku mutima abantu bose bakurikiye ndabashimiye harimo ba Daniel urumva ndetse na ba Gasimu Patrick na ba Pasi na ba James mwese bashuti banjye na ba Vincent Makenzo gutya mwese na ba Penias ngaho Penias ni umujama sinjaza kubica okay hagati aho rero yari gafupi arabasabye bose mumufashe nyaboneka niba na filime mufite muri murategura mu muhamagare arimo arabasaba baze tumumubare rwose nawe mumuremere hanyuma nanyere kwisa rapport ekeki poroporo social network zose zirahari ukimara kubona inkuru yacu gushimishije uze kuduhereza comment utubwire uko ubutaha gafupi yazabigenza umunsi ku munsi ciao nagasaga
Thank you.